je naragiye ngera mu rugo fata phone ndamuhamagara byagaragara ariko yuko ya interview yamaze kuyibona ya mujama ari kumuvuga ibyabaye mudada muhamagara kuri phone amagara inshuro zishika kuri 4 ntiyafata nyuma atarampamagara ndi bize turavugana mu kanya cyane no mu mamagarire ntago ndikumva yaciye amazi sana yaciye amazi byatari man ako kuntu sha yaje yiparatura ngo yakunze murundi ngo yagize iki kumbe bafite ibintu bakurikira batinya muri uyu mukobwa afite ikindi kinashaka kumva nyene yanshize ku nyota ibintu byo kuna n'abakobwa baza nkuko umuvuduko noneho hari impamvu byaba ibintu uko yakwikundiye ariko hari umugani bita nibuka baca ngo umuvuduko w'inkoko ntubuza kuzinduka kw'inkoko ni kuyibuza ko kunyamunzu mbahe ikaze nkuko bisanzwe ni kuri Kigali 250 cyangwa se ni kuri ya channel yanyu cyangwa se ya televiziyo yanyu bakunzi bacu bafana bacu aho muherereye mu mpande z'isi cyangwa se mu mpande z'umujyi abari mu Rwanda abari mu majyepfo n'amajyaruguru abari mu gihugu muri rusange cyangwa abari hanze yacu mwese turabashuje tunabaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi nkuko muri kubona kuri kamera zacu hari umusore ni murundi mutuye mu muzi no mu star wanyu yambaye neza ndagira ngo cameraman amfashe amwerekane ku tunete twe tumeze nk'imiti utwo nitwo ayo marinete kujya utajya yahindura kantu ko kungenzura hano hose ntago ari fresh wafunze n'izi imisatsi wambaye net utagikuramo uraza kutubwira impamvu niba nazo zirimo imiti no kuri nyuma ya kamera ibyawe nabivuga n'agashati keza koko n'agapantaro n'akakweta k'umweru wambaye neza ya murakoze cyane amakuru y'iminsi muro urebye ni hafi ya nayo wallahi gute hafi ya ntayo se nta cyizere ufite habuze iki sinova ngo nta cyizere mfite ko nta muntu w'umugabo yigera yiburira icyizere ariko nyene hari ibintu byinshi umuntu aba yageze gucya arimo gutegura bigahita bipfa canke se gahita bihindura isura usanga nyene nawe muri we imitima ibaye myinshi cyane wenda kuvuga ngo ntago bimeze neza wenda byo urazana kutubwira impamvu ariko waciye mu buzima butandukanye wahuye n'abantu batandukanye n'abakobwa barakurwanira baragutereta barakuririra kuri uyu munsi rero hariho Pendo ni wari ugezweho ni wari uri kwibera ariko ndikubona nawe mutamiranye neza ndagira ngo wari uri kumwe yari kwibera ndagira ngo mbwire ubu ngubu we na Pendo bimeze bito bundi kike na Pendo se tubihagarareho cyane ko ndebe ibyiwe sa nk'ari mu bantu narimo gutekereza gute ubushise duherukana muri gusomana kuri iyo ntebe ese mwishimiranye muhoberana niweruka ko turi gusomana aribwo mwemerera urukundo murakundana nta n'ukwezi gushize mupfuye iki niwerukana turi gusomana nano guherukana hari umu ex ariko muvuga ibigwi aho naho turahagaruka hari umusore wagaragaye nyine amuvuga ibigwi cyangwa amuvuga nabi ibigwi byose ni ibigwi byiza nibi byose n'ibigwi byiwe ira video warayibonye yura musore umu ex wa Pendo warayibonye so narayibonye ndakeka hanyuma yaho twaraganira usibye ko wabyibagiwe none se Pendo byagenze biti ndabizi ko mwaganira ariko ntago nyine Pendo waravuze ngo uzamuvugisha ngo muganire nka shere mubazi n'ibintu byose yavuze niba byari byo ariko ntago twamenye amaherezo mwaje kuganira yaje kugusobanurira wenda kubwira ibiri byo n'ibitari byo byahereye Pendo akenyuma yari yarazi ko navuze yuko ngomba kwemera ibyo ya mujama kamane gashoza ntambara numvaga koko kari ntambara yaje gushoza nyene tu canke se yaje nk'abantu bagwanka biyago ariko nyuma aho nyene nagerageje kugira ngo nganirize Pendo ntabwo byagenze fresh waramuhamagaye kuri telefone se ntiyitaba mwarabonanye ntiyavuga byagenze biti ndakeka amaze kubona cya kiganiro kiri mu ex wiwe kiragiye tuganira wari wanze kwemera ukuri kwa gashoza ntambara ura musore uhagarara kuri Pendo uvuga ati sinapfa kugira ngo nemerere umuntu cyangwa se nemere ibyawe mufite ibyo mwapfuye ariko nje ntacyo turapfa mu byukuri ntiwamutereranye wifuje watubwiye kuza agataho nyibona ujya mu jama ndabona ko kari ba bantu bitambika mu bintu by'abandi nyine hamwe batishimira kubona abandi bishimiranye tu ndamuca amazi ya mujama ngira iki nyene kuko Pendo ukuntu namubona canke se ukuntu twari tubanye mu minsi mike nabonaga nta bintu nka biriya ibyo byinshi nyuma yiwe ariko uriya nyuma y'uriya munsi je naragiye ngera mu rugo fata phone ndamuhamagara byagaragara ariko yuko ya interview yamaze kuyibona ya mujama ari kumuvuga ibyabaye
mudada muhamagara kuri phone amagara inshuro zishika nko kuri 4 ntiyafata nyuma atarampamagara ati ndi busy turavugana mu kanya urinda babwira buracya atamamagaye ndamwandikira WhatsApp SMS ayisoma aranyihorera ukebwaho nanone bugira gatatu ndamuhamagara yanga kumfata ahitarampamagara nyuma y'amasaha nk'abiri ngo no munsi ngurirwa mu rugo nubwo ati kenaye kazi mfite kandi bukore nari bindi muhira ngo ndagusanga muhira tuganira tugati nyine ate wasanga aribyo ashaka tuganira kindirirwa muhira ndategereza wapi phone ayikura nyuma ni mugoro nyene birandakaza namwandikira WhatsApp SMS nini cyane mubaza ku bintu nyene vyira mutipe yavuze akobwa SMS bigaragara ko yayisomye yagiye kirayisubizaho hangaho nyene byahise bana numva bimbabaje cyane mitamuna yuko bya bintu koko ari byo kuko naya kumamagara ntiyajya yanga kumfata sinajya namwandikira kabiri ataransubiza mane byarambabaje cyane ku buryo nangira kubona yuko ebana imbere yanjye sinzi ikintu namugiranye nacyo kuko kuva icyo gihe ntagarongera kuguhamagara kuri telefone ntagarongera kumamagara uri gukeka ari nk'iki kintu cyatumye rero afata uwo mwanzuro cyangwa se avuga ati murundi sinzongera kumuvugisha uri gukeka ari nk'iyo mpamvu iri gutuma nago sukuvuga ngo kutongera kumvugisha ahubwo ni isoni zo kuba yabonye biriya bintu byagiye ku mugaragaro yarabinyegeje kubona eske ndabimusobanura gute biragenda gute imbere y'abantu nibyo ndi gukeka ariko ubwo byamuteye isoni ni nabwo guhita nemera yuko koko biriya bintu oya mutipe yavuze ari byo oya mutipe nawe yababajwe ariko nanone ku rundi ruhande wenda Pendo wenda umuntu yamwumva urumva umusore bakundanye yaraje akubwira amagambo menshi kandi nta nikiza yigeze amuvugaho ubwo shako yaravuze ati wenda sinasubira kwa Murundi ntiyanyemera yanyanze yarakaye bigatuma wenda atongera kwigaragaza cyangwa atongera kugira ngo akuvugishe naho akaba yarabuze ikintu akubwira mu buzima twese turabantu nkuko ne nabitekereje mbere ati wasanga no mutipe ari babandi baganka biyago wenda usanga yarakunze Pendo akabura amuhera canke se Pendo akamwanga akavuga ati kano mbicishe muri zinzira ndabasenye basi Pendo niba ari nk'ibyo ngibyo byabaye niwe kuko bujamye byavuze atari byo kuki atamfashe canke se ngamamagara ambwire ngo biriya bintu kunuku kumeza uko canke se akambwira ngo biriya bintu byarabaye byanyabyo ariko nageze aho mbona yuko nto bikomeza ntokomeza gukunda abantu ndababesha bitamo gukunda wowe nyene byanyabyo nayo uriya nyene byarashitse nabuze ukuntu mbigusobanurira mbere kuko utari kunyemera tariko none wihangane kwa byagiye kumugaragaro byarabaye ibyo byose ntabwo ari kubinsobanurira kuva rero atashoboye kubisobanura muri we yagizemo ubwoba ahubwo ebana n'umwana mu bisana icyo nzo gukora wenda ndaza kugufasha ho gato nanjye nanyitaba ndaza kumuguhamagarira numve ko ari no mu mamagarire no mu mamagare ntago ndikumva yaciye amazi sana yaciye amazi byatari mwana uriya mukobwa wibuke ko ari waramukunze naramukunze ariko arakantu gato umuntu akora gatundaga kantu kuba kanagaragaye hakiri kare kozo kubabaza nk'umwaka wose wagira imana ko nakagaragaye hakiri kare ukimara kubona rero ko yanze kukwitaba ukurikije n'amagambo wa ex we yavuze noneho uri kuruhe ruhande oya kuvanga kwa kunyitavyo biroroshe wenda ari biza ureke SMS namwandikiye WhatsApp siko nanditse SMS telefone kuzurika nasaguka kenda no kurenga telefone nanga kunsubizanya yabisomye ndikumubaza ko ibintu byo yamutipe nyene yavuze ubwo se nago wahise wumva yuko ibintu byose bamuvuze hari byo cyangwa ibintu byose uramusura yatubwiye ko kanya nyene nawe uri umuntu ufite ubwenge utawe igisubizo ucugiye kuko niba yanze gusubiza niba yanze gufata ataye urabikora ubwo se kandi ari ibintu ubona byagiye kumugaragara bisa nkaho ku mwanzuro wawe cyangwa se kugeranyije n'umukobwa mukundanye iminsi mike cyane nta n'ukwezi kurimo murashwanye mupfuye ibintu byabaye byahise kuri ubu ngubu rero uhagaze guti wafashe gahunda cyangwa uwuhe mwanzuro wahisemo kumureka wahisemo gutegereza ngo azitabe telefoni baca umugani ngo ibuye riserutse ntagore barikisha isuka ubwo nyene kuba ngize imana wenda bikagaragara hakiri kare nawe ntagire ntanabihe n'umwanya ngatanga ubusobanuro cyangwa se nsobanurire ubwo nyene mugani w'abanyarwanda umuntu ashaka guca nabikwama hakiri kare kuko nangira kumwiyumvira nabi nangiye kwumva ko na ya story yavuga wenda yari impimbano kugira ngo abantu bamukunde cyangwa se je nanjye mukunde kuko niyaje ngabinsobanurire ngabimbwire kuko niko ndabimubaza yaguhishe bye ni byinshi ni byinshi nyene urabyumva nawe noneho kumva iriya story wa mutipe yavuze ko iyo story atayo yarigeze amubwira noneho jewe nanone akaba ari ibyo ya mutipe atambwiye ibyo uriya mutipe nyene atambwiye naho yavukiye utaruzi waruzi kari kavukire ngo Kigali usanga ngo w'inyamagare
ariko wenda wihangana uko biri kose nyine nta kitagira iherezo ubura n'icyo gihe ngo mutandukana ariko uzabona undi none ubu ngubu rero uhagaze uti uwo musore gutandukana n'umuntu mu minsi ibiri yakoze divorce urukundo rwanyu ntabwo rwari ruseriye rero cyangwa ni wowe ugizemo imbaraga nkeya ako kuntu sha yaje yiparatura ngo yakunze murundi ngo yagize iki ariko hari abantu benshi bavuze bati nyamara uyu mukobwa afite ikindi kintu ashaka n'uriya musore yabivuze tubigira imikino tugira ngo naye abasore ariko nyine nzamushaka nibikunda wenda muganirize ku giti cye nanyemerera kuko ndabona ari kwihisha nimba kwihisha nanjye ntabwo yanyiyereka isoni afite ntabwo wazokwemera kukuvugisha musabe ko tuganira agire byinshi abivugaho cyangwa tubwire niba kuko byo bamuvuze byari byo cyangwa niba atari byo hari n'igihe wenda yanasobanura ibifatika wenda ukanamubabarira mukongera mu gahoza bizova kure wazinutswe burondo nyine bizova kure to oya ariko muri iyo wakunze umuntu uranababarira ntabwo ukunda umuntu ngakantu kose akoze uhita ufata umwanzuro ese wakunze umuntu mubanze kuganira awasanga afite impamvu zumvikana ariko nanone ntabwo wakwemera kwita mu bibazo ubibona cyangwa se ntabwo wakemera kugenda ahantu uzi ko umuja mu gifungo bamaze ngo bari kunkuru ariko nyene tubwo uriya mujama ibaye ngombwa yanywa akantu kuko urabona nubwo nawe yababajwe ariko ngaruriye yagufi ntari nababazwa jewe nyuma cyagiye mwari mwongera guhura n'uriya musore wenda ngo muganire ku bya bivuge nyine uvuze ngo iki Pendo ni idage gute se ese umuntu w'umukobwa yifata akiparatura imbere y'amatangazamakuru ngo yakunze umuntu kumba ari nakurikirana gusa urumva ari ubwenge atari seriye abantu benshi bamugiriye impuhwe baravuga ati uwo mwana cyane cyane abarundi banditse muri komantere ngo uwo mwana turamushaka murundi uwo mukazana bari banamunkundiye bari banamuhisemo bamukunze babona ari umwana ufite urukundo ariko nyine birangiye nabi urukundo rwiwe bakeneye undi mukazana noneho ubu ngubu rero uhagaze gute ufite undi kuko abasitari buriya nta musitari ubaho udafite umuntu bakundana ntabwo bibaho ariko ntabwo tuzongera kubigira ibintu birenze kubera ko nyene bibaho buke ntabwo wapfa kwiburira nguko ugiye kubigira ibanga ariko ntabwo niba hari undi wishumbushije nyene bya Pendo byari bigiye kuba birenze ariko nanone urabona nakuganga no kujya i Burundi urabyibuka mane ziyuko n'amazi no kubabwira aho noneho mwana uzababwira iki rero wa mukobwa nasanze nuko bajya sini mu rugo nanyandikira muzaza ryari na wa mwana bose nzoshobora kubabwira ngo wa mwana nasanze uri murara cyangwa se nasanze ari ibintu yashaka nabyo bizonera isoni ariko uko biri kose nyine nta kundi ubwo nicyo amahirwe wa mugano ugize nuko ubibonye mbere cyangwa ubibonye kare kuko iyo bitinda kubona ibyo byose niba ari n'utwo dufaranga cyangwa utwo tuntu wari kujya umugurira nyine gutangira tugukuraho kandi nagushimira ubu rero nyine ndashaka kubaza niba nta muntu usuba hari igihe Pendo mwatandukana hari undi urekereje ugahita nagende n'ubundi wagatunguza bazonungura ariko agahunda mfite kongera gukunda ngo batungura abanyamakuru batungura niba nawe uri mugo nuko nyene arukuno wibereye hari ya dufate umwe wimwira akantu w'igikwiruhukira bisanzwe kumwe n'abashuti canke se abantu mugana bisanzwe ukabona baguhanze kamera none ngo umuntu ngari kumwe ngo n'abashiringa kumwe n'iki wereko sinonga ko tugutungura bawe watwibwirira katubwira hari undi shandi kumva nyene yanshize ku nyota ibintu byo kunda n'abakobwa baza nkuko umuvuduko noneho hari impamvu byawe ibintu uko yakwikundiye ariko ari umugani bitanibuka baca ngo umuvuduko w'inkoko ntubuza kuzinduka kw'inkoko ni kuyibuza ko kunyamunzu none ukuntu yaje afite ikavyo yakaze nakunze bya nyabyo ariko menya ko impamvu inyamunzu abatinze kuyikingurira nawe watinze kandi bayazindutse saa 10 iri hanze Wese soka batayifunguriye. Inyamunzi kumama. Ariko nawe umenye ko watinze kumwemerera urwo rukundo. Niyo mpamvu wenda birabi. Ariko nawe mfite byinshi nimo kwigaho byiwe. Nanone urabona ahubwo asha. Wabanje aranagoye. Zikunenze ngo hajya ngo namwizeho byatari none ngo nta kintu kiwe na kimwe nazi. Kumbe none Ariko wenda reka ngombaze ariko ntugendere ku byo wa wundi wa mbere bakundanye kuko umuntu ntagakora ibi gusa. Nibyo nawe namubwiye. Nambwiye se kuri kuvuga ibi byonyine nta cyize mwigize nta bihe byiza bigize nyene mu buzima umuntu urabizi no guhumeka. Umuntu ahumeka imyuka mibi agasohora imizima. Kwanza ahumeka imyuka mibi akinjiza imizima. Asohora imibi akinjiza imizima. Imyuka isohoka iba ari mibi yinjira niyo mizima. None nawe agomba gusohora ibintu byamubabaje cyangwa se ko biramubabaza.
ugakinjiza bizima nyine nawe urabyumva. Noneho rero ngaho mbwira wowe ku giti cyawe uriya musore ibyo yatubwiye ni ku giti cye, nawe ugiye kutubwira ku giti cyawe mu gihe kitari kirekire mwakundanye wowe na Pendo, ni ikihe kintu kiza yaba yaragukoreye cyangwa akantu keza yaba yaragukoreye kakagushimisha? Kuko biri kose ibirije nyuma hari ibyabanjirije. Reka nkugarurire hafi ako kantu yangana n'umuseke ukambaza kubera ko hari byinshi mani uzi yuko umusibeje ubwo twavuganye ibigambo nawe ndikumva rero byinshi ndimo kumeditaho ku buryo ntotanga usobanuro. Wenda n'ibindi byinshi byabaye mu minsi 2 byonyine ku buryo ndabikubwiye wasanga ari n'ibintu byakabaye mu kwezi. Ariko iyo ukundana n'umuntu hari ibintu byinshi byabaye byihuse. Oya tubireke. Byahise none sina n'ikintu cyiza yaba yaragukoreye. Nyine ndi kukubwira ngo mpamvu nashaka gutanga ibisobanuro. Oya buretse isaha yarayimaye narayase narayibonye. Yarayimaye narayase mbere narayibonye. Urumva nyine nari nkubwiye ngo ndabisobanuye. Tikumva atari isaha kubera ko hari igihe wasanga hari ibintu byinshi byabaye mu gihe gito wenda nk'icyumunsi cyangwa se iminsi 2. Ubibaze wasanga byo kabaye nko mu kwezi. Oya buretse gato. Buretse gato uzobimbaze hanyuma ndikumva. Ariko abasuri namwe mugira defo yo kuvuga umuntu nabi ariko ntimumuvuge neza. Akosa ni gute wumva ko ari defo ku muntu akora ibintu nk'ibi? Ni gute umuntu mukundana ukavuga ibi gusa ntuvuge muri cya gihe cyiza ukimutereta cyangwa mu gikundano uvuga uti twarasohokanye dusangira fanta, ibyo birahagije turishima. Twarasohokanye dusangira fanta birangira mbeshe. Biragira menye ko yambeshe. Nicyo ushaka ko mvuga. Nanone bizo birabindutse bibi nkuko urimo kubivuga. Ikibazo urimo kumudefanda kubera ko wenda n'umukobwa nawe uriwe. Ariko ninza kuvuga ngo twarasohokanye twararyohanye yaransuye ariko nyuma yaho nza kumenya yuko ari umubeshi ari umucacanye ibintu byose yashaka kunyiba. Nyigera kuri ayo magambo ahita yumva ko byose byo mvuze ari bibi. Oya nese byo mvuze ni nagari byabaye. Nese ni bibi. Nagari byabaye. Bashiri yagusura ni ibintu bisanzwe. Kuri kubihakana. Ni ibintu biri simple ariko byanashoboka nese arugo birenze mane. Mu bakobwa bose mwakundanye ni Pendo yabare umukobwa mukundanye igihe gito cyangwa hari nabandi mwakundanye kuri yabigeta birangira? Shaya bivanye n'urukundo twari tugiyemo umuvuduko rwa rufite n'imbaraga. Niwe wa mbere. Undi wenda mwarakundanye mwamara igihe kingana iki? Ikirekire mwamara. Nene byatangira pole kagenda bikomera. Kajya gukomera wenda bimaze nk'amezi 5 canke se umwaka ariko ibyo byatangiranye umuvuduko. Nane mu minsi ngahe kabisa ebana biri hose. Mva none abisubiraho kugira ngo ndabimedite. Ubushaka tubwiye ko mukinana muri filime mwanahuriye muri filime iyo mwakinanagamo rero yo bimeze biti ntago munongera gushutinga nyuma yo gushwana ntago munongera. Oya ntago nese biriya birakaze mane kari akazi se ko je nayigiyemo nk'akazi karizi wabo ku buryo ni muhurira kuri set tuzamusuhuza nk'ibisanzwe cyangwa nabandi tuyuriraho turi abantu bashika 20 ubwo bose ndabasuhuza. Ubwo nabwo nzomukura mu wandi nango ndamusuhuza turanagani sinana n'umuntu mufitanye ikibazo. Nta kibazo dufitanye nabwo kuko mutandukanye nabi. Nyine ntanzigo y'inzikiranye ngirira abantu nubwo twari dufite ikibazo kimeze gute ariko ako kanya birarangiye nyene. Ubwo ntabwo twujyana ikibazo kujye tunara mu muhanda go ya mu baby ngiki niki. N'uya mujama wumva yamaze imyaka canke se umwaka bakundana agira ibintu nkawe ntikwara no gukundana ahubwo amutunze anamufasha yishyura inzu ariko mfite amatsiko kumwibariza nge nyiri ubwitakanyibwira kuko nimba ibyo bintu mwamuvuze hari byo gute umuntu agukura. Apana twamuvuze uvuga ngo bamuvuzeho nyuma nga kubitanga ubusobanuro bwabyo. Babuvuzeho kubera yuko ndashaka no kuzashakisha ukuntu umuntu yamubaza kuko akenshi uri kwibanda ku ijambo uri kuvuga ngo wasanga n'ibyo yavuze ngo bya onkre yarabeshye magambo nkayo niho guhamagaye nitabe niba ari nagari wasara none nagari wallahi wamwitabye se uwo muntu niba ari ingenzi. Oya ntari bidukomeze yavuye. Ndi kukubwira ndashaka kuzashaka Pendo nkamubaza byinshi uri kwibanda ku ijambo ryo kuvuga ngo yaba yaranabeshye bimwatubwiye ngo bya onkere ngo kugira ngo mukunde ni gute umuntu yabeshye ibintu nk'aho mane jewe yaza none se birabyatuma mukunda ubundi cyabyatuma ahubwo umwanga. Ariko biriya bintu birababaje kumva story nk'iriya umukobwa ubona n'umukobwa mwiza umukobwa usa neza cyane ko yatumye unajya muri mu umukobwa mwiza umukobwa usa neza ukabona avuze ko aciye mwa buriya buzima cyumva ko ibintu byose mu buzima bibaho nta muntu yakiratira ari byiza. Ubwo rero ubwo kuba atamaye umwanya ngasobanura ivyo mujama yavuze nkanabimubazaho akabica amazi ubwo igisubizo ako kanya ncandakiye ho kugeza no sako nta kintu aramvugisha
kandi SMS yarazibonye amapere yari yabonye yarambeshe ngo ndaje kureba tuganire ko urumva ari nkaho bakwikiye gisubizo oya insubiza nyene nawe ndakwajije ari nkaho bakwikiye gisubizo nyine ntacyo bitewe n'ikibazo mwamufitanye ikindi nta kintu nyine nta kibazo twari dufitanye ni kiyo twari dufitanye kuvuga nyine bitewe n'amagambo wumvishije uriya musore ahubwo we nawe akongeraho kariya kantu nyine urumva bita biba bibikurushaho ushaka guhita uvuga ati koko ibintu bavuze byari byo cyangwa se nawe ntatanga impamvu ifatika kugira ku buryo utari kukwitaba nyine ikibazo nuko atavuze ariko uko biri kose nta kirgo tuzamenya ukuri kwe nawe ku ruhande rwe ikosa nyine n'icyo ubwo mu magambo make n'ukuntu bavuga ngo iyo ukoze ikosa dufate bakakurega ubutungane ukagutumaho ati ngwino warezwe ukanga kugenda bwa mbere n'ubwa kabiri bakaguha convocation ukanga kugenda n'ubwa gatatu ubwo wiyagirije ikosa ahubwo riba uburyihameje nyine bitutsindwa utanaburanye abantu rero mwari mutegereje ubukwe bwa Murundi na Pendo bwarangiriye ubukwe zobukora kubera ko Pendo siwe umukobwa wenyine uzabukora ariko ubwo uzabukorana n'undi muntu ntago uzabukorana na Pendo kuko nyine we byanze we byarangiye ubwo ugiye gushaka ariko bibaye akanya gato mbega urukundo kuri ubu ngubu rero wenda umaze gukundana n'abakobwa benshi umaze gukundwa n'abakobwa benshi ni cye kintu ugiye kugenderaho mbere kugira ngo uterete umukobwa cyangwa mukundane kuko ni inyigisho nyinshi ukuyemo hari abakunda utuntu hari abakunda amafaranga hari abagushaka ibindi ikintu cya mbere ikintu ugiye kujya wibandaho cyangwa se ikintu cya mbere nari mu bantu ba mbere ariko muri mu bantu ba mbere bakora ibintu badahubutse nari mu bantu ba mbere bakora ibintu badahubutse abanje kwitonda ariko ndabona ukwitonda ko ntahubuka nabyo nta kintu bibyaye none se ubu novuga ko nzajya mpera kuki cyangwa se nshingira kuki ko ndi wawe yaje ari umuhanga ariko ushaka kuvuga ati wenda niba mumenye uramwigaho nyine uvuga uti turamarana amezi 3 mutereta ariko nta kuntu nagira mu kwiga ku kintu ugiye mu kugira ngo ndagikore ariko ebana bigaragaye ko warebye nabi narebye imirari ubwo nyine nise kutansubije nkubwiye ikintu ugiye kujya ugenderaho kugira ngo ukundane n'umukobwa cyo kujya ngenderaho kuko uri kubona hari abakobwa batandukanye nta kimwe reka ndabireke gute mushinga ntahe sawa byiza bisobanura ashinga nawe se bakunda gutereta ntabwo wareka gutereta ntabwo wareka bakore ntabwo bibaho ko ntabwo ari kubera ko n'umushinga nawe ese mu buzima bwawe busanzwe wataye agapfukamunwa kawe kahasi mu buzima bwawe busanzwe ngaho mbwira bateganya ubundi gushinga urugo cyangwa kugira famiye ryari uri umusitari uri umukinnyi wa filime ukina komedi tubwire wenda igihe wumva uteganya kuba washaka umugore cyangwa washyira mu mago abakobwa nk'uko bari kukushabuka Pendo nari nabona namaze kurobora nyine mbona ko nashitse wari wamaze kurobora gufatisha to kurobora gusa sinzi uko ndi kunoro byumvise gufatisha vuga ati nyene umwana n'uyu nta kibazo wenda n'abagenzi abashuti abajama ababyeyi nabo ubwo bari baramunshimiye nyuma yo kumushima imbere yo kumushima ariko nyine ubwo umuntu yanateganya ubwo nyuma y'umwaka cyangwa se amezi ko umuntu yabikora nk'uko abandi babikora ubwo ugiye kumushaka hasi no hejuru rero oya kandi yari Pendo nyuma yawe kandi ni wenyine nateganya nibyo ni kukubwira bari bamunshimiye imbere yo kumushima cyane pe abarundi bari bavuze nateganya rero umwana n'uyu kabisa naroboye inyuma y'amezi cyangwa se y'umwaka ubwo biraje bimere neza nk'abandi bose ariko dore ebana biranze ubusobanuro ndi butange muhira nibwo nafise ubusobanuro ndi butange muhira nibwo nafise ubusobanuro ndi butange muhira nese ko ari biteze none ko babonye umukobwa wanyawe ahubwo ikintu wakora numvaga wabahamagara uko bavugisha ukababwira nyine cyane y'isoni kuko barategereza bavuga bati bamwe arabahaye kwezi ko kujya i Burundi barabitegura bategereza abantu babure kandi nyamara ibintu byarapfuye kera cyane y'isoni yo kubibabwira ahubwo mfite n'ubwoba bwo kuba mfite n'ubwoba ko nibabona rya story ujya mu tipe ko nabonye umusaza nakunda kureba ibintu by'ama interview kuri Kigali bakundanye mbere se akabona ko wa mukobwa yaje yipfusha imbere yanjye yiparatura yaciye muri ubwo buzima nabwo nyine abeshabesha nibibazo reka ngukomeze reka nkubwire ngo ihangane ntaho ritarimo abakobwa barahari benshi ariko nyine bisaba gushoza ntabwo bose bafite imitima imeze kimwe bwira wenda ku bijyanye na filime uri gukinamo muri iyi minsi filime zigeze kutari kuduha ku mafaranga yo muri filime igihe wera ukina filime kweri nyene filime ndazikina ariko umenya yuko buri kimwe tubaho kubera gukora ubu niba mba mu nzu nishura ibyo bibare n'iki kwere kuvuga kuguha ku mafaranga
wenda ushobora kuza kunsura mu rugo ariko fanta ngo nkaguha ariko nago nafata ikofi ngo turangoye ku mafaranga ya vice ifungo ryawe wakoreye sente zarabuze murunze agira ngo nkubwira kandi kantu buriya ngiyewe nubwo mvuga ntago mba mvugira abandi bantu baba bambwiye batuzatubariza uyu munsi wahinduye ntiwambaye umukara byagenze bite nawe urangendana cyagiye naraguserereje ngo ukunda kwambara imikara none uje wambaye amabara ariko n'ubundi no muzi byatungura ibyo bara wambaye asigi ibyo bara wambara asigi twaguriki iyi myenda niyo nyene ifite itari umukara ubwo nyine ngwijijishije ntiwambara umukara basi ubwo se namara umwaka nambara imikara gusa ariko wumve ngo kubera kuwa mbere ejo nintakubona wambaye nzagura akantu kuwa gatanu nibwo mpindura gusa akora ko managiye kwijuma gusari no muri Islam nabyo rose Islam ufite dread abaho dread se nizo zisahari man sidijirihe sidija cyangwa ubwo nabasubira gusa nanze igikaro kayibona kana yibira umukara ko wabisa ko siragaragara ubwo izana kamera zomengera yibona cyangwa ushaka itoci cyangwa ushaka itoci na murundi nago mane mpindura kwa gatanu gusa ngiye gusara nibwo mba nambaye umweru gusa ikindi minsi ni imikara usibye none munsi natunguwe andi imikara kubera ko yegamane kujanisha bari fresh isura imyenda ikibwo n'irinete akiri nete z'umukara zozo y'abantu yenda zambaye imbere nk'umusuderi hari umuntu wavuze hari umuntu wanyandikiye message aravuga ati murundi zira nete ze nta kuntu twazamufasha tukamuteranyiriza tukazamugura izindi rente azajya hinduranya na ziri ngaho se sha ariko nubwo zingurira bangurira nk'izi nyene kuko nimo zibona uko se zizonyene mfite izi nete mfite imigwi ishika kuri ine y'izi ngizi uzazizanire rimwe zose turebe shaburu ni umuguru fitine isa nk'izi ngizi ubwo nubwo wamfasha ngo ugiye kugura inete banza neza nakumenye ufite izo nete kandi tumaranye ntabwo ari izi nyinshi ndahindura amana ndahindura nyinshi n'abandi bakibase nta zindi nete ugira n'izamaso subundi n'izamaso cyangwa ize nagaheza ubuduheza uri kuturebera mu mafaranga subwo ni budget ngo n'izamaso cyangwa nyine urabona ari z'amaso angiye gusuza ngo urabona nyine z'abarwayi b'amaso ubwo y'amaso rimwe na rimwe nyine ziramfasha tu urwo y'amaso nyine subona nk'iri zuba zirafunga izuba ariko nyine ntabwo ngwaye amaso ariko iyo nambaye rinete biranyorohera abafana barifuza kuzahindura urabyemera nambara ubundi bwoko wambara izindi rinete ni nyinshi ziriho nziza arakataro nyine mfite nyinshi nabikubwiye uziko hari abatakuzi mu maso guzikuyemo tuganira utazambaye darasa nyine mfite nyinshi ngene izi ngizi ariko ntabwo nakabara ubundi bwoko urabwira ngo harimo imiti imiti se yiki cyane amadawa dukoresha kabisa twebwe abamizirima na amadawa tujya dukoresha ibintu byose ufite kwambara imyenda y'imikara cyane n'izo rinete hari umuntu wambwiye ngo uzambareze murundi niba nta kintu nta bintu biri muri ya myenda ariko se imyenda y'umukara iyo ndawambaye wowe nambaye no munsi niwo nambareje urahindura ariko n'umukara ni kwa kuntu umuntu agenda agakunda ibara nkunda n'umukara ko nanjye ibara ryanjye n'umukara arabajya bambwira ngo babura gato ngo nse n'icyatsi Mr Black ebana kabisa muri famille yawe hari undi muntu w'igikara urimo cyangwa wakurikije papa Mary ni sikikara cyane ariko ni umumama mwiza munini byahatari w'igikara ni w'igikara si cyane ariko ni igikara cyiza ariko nawe ni cyiza ariko kuri gutsindagira ngo cyiza ariko aho kakaro nakongeyeho nago byumva egomba kongera kubera ko Mary ni umuntu mama munini koko w'igikara cyiza ubwo nyine igikara natonye kari iki ko abandi bose tuvukana ni inzobe mani abandi bose muvukana ni inzobe njye natoye muri bangahe mu rugo se koko warabibagiwe se kandi igende yifura niwe mukuru ndifura ya mama nagwego turabamizirima nyuma hakaba bangahe inyuma ariyo batatu kuri kubitekerezaho ntago biba oya sinuzwa n'iki kubika ariyo batatu nyene uvukana n'abakobwa bangahe abakobwa ni babiri n'umuhungu umwe ubwo muri batatu mu rugo inyuma yanjye hari abantu batatu ni nawe wa kane ni nanjye wa kane ubwo abakobwa ni babiri ubwo abahungu turi babiri ariko wumve ngo hejuru yanjye hari abandi wenda ku wundi mugore kuko abamizirima ntabwo bavirira papa yatoye abagore barenze bakuru kuri wowe bakuru kuri jyewe ku wundi mugore okay bivuze ngo papa wawe rero n'umuntu w'umugabo yagiye no hanze reba uko dekoro y'igiti kuri wowe urateganya kuzashaka abagore bangahe rero ubwo mise numva nawe wenda ushaka kugera ikirenge mu cya papa
n'umwe kuko nawe ntabwo mu busore bwe nabwo yigeze ateganya ngo nzatora abagore 3 canke se 4 canke se 2 yari umwe ariko biragera habona ko biri ngombwa no wa kabiri amugerekaho no wa gatatu nabaranaga nari mubeshe wa gatatu we nawe wari umubeshe mu Rwanda turimo gusoza ikiganiro ndagira ngo nkubwire ko nifuza kuzahura na Pendo sinzi jewe canke wowe ntwara ariko ndifuza ko mwazahura je nabyo nshaka mukaganira kuko iyo utandukanye n'umuntu bivuze ko mubaye abanzi mushaka gutandukana ariko mukagumana nk'inshuti bisanzwe nyene wewe uzugerageze muganire wenda giye nibisobanuro aza gutanga kuri Kigali ariko jewe numva nabyo nshaka guhura nawe sinzi ko zoba byagenze tu uri kumva wazinitswe kuko abanamvuye ku nyota kabisa reka wenda gusebe ugire ikintu ubwira umusore wakuburiye akakubwira ati nyamune kuri ya mukobwa ameze gutya itware gutya muri ubu buryo agira ijambo mubwira kuko uriya musore navuga ko ejo nimugoroba ugejeje ryashize namuhamagaye durira ahantu ndamugurira fanta naho zoye mubazo zobikubwira vugisha ukuri kuko yangaruriye hagufi ntari natangira kumena nk'umuntu w'umugabo uravuga uti muvandi naho zo mubazo nimuhura ce simuganizo zobikubwifana nayo mugore mugabo ati wowe uri umuntu w'umugabo no wababajwe ungaruriye hagufi wakoze kuko byahise byigaragaza nta n'ijambo nemwe rivuye mu kanwa ka Pendo ariko ibyigaragaje nyuma ye ni byinshi cyane cyane umwana mu bisana Pendo Paul oya nta birenze tuzagufasha gushaka impozo na gikuba cyacitse gira ikintu nabwira abakunzi bawe cyangwa se abafana bawe muri rusange abagukurikirana bari barishimiye couple yawe na Pendo abari barishimiye famille mugiye gukora bikaba byanze ubwo nawe bihangane nawe gira ikintu babwira nimba hari undi giye kubashakira hakagira igihinduka byaba byiza nabyo kurushaho niba nabyo bagiye kwiheba nabyo ko ari bakunze Pendo canke se bari bamunkundiye ibyabaye mu buzima bwe barabikurikiranye canke se ibibaye nabyo babibonye canke se ibyo nasobanuye ubwo nuko bimeze bakomeze bihangane ko nanjye nihanganye kandi narabashimiye cyane n'abagaciro ko baramunkundiye canke se bangira n'inama n'abantu banje n'abantu beza cyane ndakunda cyane ikindi nacyo novuga abafana canke se abavandimwe basanzwe badufasha mu bintu byacu bakomeze babikurikirane bakomeze bibuke bya bikorwa byanje nyene kuri marafiki 250 bakomeze bagende bansapotinge kabisa ndabakunda cyane kuko niko kazi ka buri munsi ibintu byanje by'amafilime n'iki na comedy ni marafiki 250 bakomeze bansapotinge tunko babikoze kuva kera ndabashimira nayo bari bamfashe mugongo canke se bari bankundiye Pendo ibyo ndakeka barabyumvise nibyo mvuze nabyo babyumvise ubwo bategeza nawe byazababwira ariko jewe ndumva yamvuye ku nyota urakoze cyane ubwo ngiye kugerageza nanjye kuntu nazaganira na Pendo wenda nanyemerera cyangwa nakunda ko yatubwira byinshi ku byabaye akagira icyo abivugaho mu gutandukana kwanyu ubwo bizaba byiza natabikunda nabwo ntacyo ubwo tuzongera gusubira utwereka undi mugenzi bavuga umugenzi umugeni bavuga iki mu Kirundi babivuga gute ubwo bivuge byose nibyo umugenzi bivuge byose nibyo n'umugeni uzatubwira nugira undi wishumbusha cyangwa se ntagira igihinduka cyangwa ntagira ukundi kuntu bigenda uzatubwira tuzagushyigikira ufite abafana benshi bari bagushyigikira ariko n'ubundi bazahora bakunzi ba Kigali 250 reka mbashimire mbabwira ngo kubwo bitagenze neza kubyo mu rundi bimubayeho ni ibintu bisanzwe bibaho ariko uko biri kose mu musengere abona undi mwana boza barira konsabira amasengesho reka babwire ngo reka mbasezere bye bye.